Muri iyi video ngiye kubereka ukuntu wafungura YouTube channel ya kabiri kuri email imwe. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ufungura YouTube channel ya kabiri kuri iyo email. Biturutse kuba iya mbere wenda ubona utari kuba recommended ukavuga uti kamfungura indi ngerageze ndebe ko yo yakunda. Cyangwa se ukavuga uti noneho iya mbere ndabona imeze neza reka mfungure iya kabiri kugira ngo nzashobore kwinjiriza amafaranga ahantu habiri biturutse kuri content ufite. Ikindi gishobora gutuma ufungura YouTube channel ya kabiri cyangwa nyinshi kuri email imwe harimo nko kuvuga ngo imwe ya mbere iri mu bihano reka ngerageze inkora indi kugira ngo ntakomeza kwishora mu bihano biriya bihano byiriya bibanze birangira. Izo mpamvu ndetse n'izindi zishobora gutuma ufungura YouTube channel ya kabiri. Ariko se muri video za mbere ko naberetse ukuntu bafungura YouTube channel ndetse nkababwira ko iyo umuntu burya afite email aba afite channel wenda kiba kibura no kuza gusettinga ya email neza ikaza kuvamo channel iri professional ndetse iri brand. Nkabereka part 1 nkabereka part 2 abatarazirebye muze kuyireba link muri description cyangwa mwandike muri YouTube search zanyu ngo gufungura channel by Gatari Fred uraza guhita ubona izo video. Rero gufungura YouTube channel ya kabiri byo bitandukanye no gufungura iya mbere kuko iya kabiri cyangwa iya gatatu cyangwa iya gatanu igusaba guca muri ya yindi ya mbere. Bikorwa bite ngiye kubibereka akantu ku kandi ariko nanone mbere yuko tubikora wibuke ko atari byiza cyane kugira ama YouTube channel menshi kuri email imwe kuko imwe yigize ikibazo bakayisiba bishobora gutuma n'indi igira ikibazo biturutse ko YouTube ibisuspectinga iyo email yawe. Ni byiza rero ko umuntu ukoresha YouTube nyinshi kuri email imwe yajya yitwararika cyane ndetse akirinda amakosa. Muri video reka rero mbere kukuntu nawe wafungura YouTube channel ukoresheje nyinshi kuri email imwe. No kuvuga ngo mbere ko dutangira wibuke ko Twika SM ariwo company nyarwanda igufasha kubona YouTube channel ziri monetize aba subscribers kimwe mu bisabwa ngo be monetize aba followers kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi. Ni ukuvuga ngo batanga n'ubujyanama. Wowe nimba ubona bitarasobanukirwa neza hamagara Twika SM babigufashemo kubera ko n'abanyamwuga muri bo. Bahora bateza amaboko ahubwo mwe mutinya kubahamagara. Mujye mubavugisha mubwire ko mfite iki kibazo kijyanye no kuzamura social media ni iki mwamfasha. Bafite serivisi nyinshi zifasha aba small creators kuzamura social media za nawe rega byakubera uzamuye iyawe mu kanya gato nawe ugasa n'abandi ba content creators barenze hano mu Rwanda. Bahamagare cyangwa wandikire kuri 079 3025 661 cyangwa usure website yabo kuri eshatu akadomo Twika smm.com. Twika SM mu bakoresha kuko bahora bateza amaboko babategereje. Hanyuma icyanzu.com nibo badufasha gukora video nk'izi ngizi, baduha ibikoresho byiza birimo amatara adufasha gukesha amafoto, birimo ama microphone ya wireless ndetse n'ay'imigozi adufasha gutuma amajwi yacu yumvikana tudakoresha imbaraga nyinshi. Baduha ama stand ya kamera, aya telefone, ama microphone ya wireless n'ay'imigozi, mbese ibikoresho bitandukanye by'aba content creators. Nimba uri umu content creator muto cyangwa mukuru witinya tera intambwe bahamagare ubwira uti ndi mu ntara aha naha, ndi mu mujyi wa Kigali aha naha, ndashaka igikoresho iki n'iki ngiki, kandi guhera kuri mikoro ya 12 kuzamura baba babifite. Icyanzu.com biyemeje kubafasha muri uru rugendo. Rero ni mu bakoresha akazi ko bahisemo mu babyaza umusaruro ndetse bakugira n'inama ku bikoresho ukeneye kugira ngo ukore content yawe neza. Bahamagare kuri 0788 421133 cyangwa usure website yabo ni eshatu.icyanzu.com ubakoreshe kuko nicyo bahisemo. Reka twihute turebe ngo ni gute wafungura YouTube channel ya kabiri cyangwa ya gatanu cyangwa ya 10 kuri email imwe. Reka twihute dutangire. Kugira ngo rero ufungure YouTube channel ya kabiri biragusaba kuza ugakanda hano kuri browser ukoresha. Nimba ukoresha Opera cyangwa se Chrome cyangwa indi browser yose ukoresha ujya kuri internet uyikandeho gutyo, nurangiza uzano muri search wandike muti youtube.com akarongo kaberamye dashboard gutya nabyanditse. None ukande enter gutya winjire muri dashboard ya channel yawe. Hano numara kugeramo gutya ukuvuga nko nabibabwiye uca mu ya mbere kugira ngo uze gushobora kwinjira mu gukora iya kabiri cyangwa iya gatanu cyangwa iya gatandatu. Noneho hano urabona uraza kandi ubanza ukanda hano ku ifoto yawe ubanza urebe ko neza uri muri iyo email ushaka gukeyaho channel yawe. Nuza gusanga iyi ngiyi ariyo koko urahita uza scrolling uzamura hano munsi hari akantu kanditseho kariho ka setting hano hejuru hano munsi ugakandeho gutya akantu ka setting urahita winjiramo hano uhita ukanda kuri option ya kabiri yanditseho channel. Hano handitse channel numara kuhakanda urahita ubona options eshatu uhita uzukande kuri iyi yanditseho ngo advanced settings. Ahangaha bizira ko turiho tujyana. Numara kuhagira urascrolling uzamura urabona hano munsi ahantu handitse ngo
manage YouTube account ahangaha, nurangiza uhite ukandaho. Hano uraba winjiye muri settings za channel yawe. Ni ukuvuga ngo hano ibu turi mu nzira zerekana ukuntu wafungura YouTube channel ya kabiri kuri email imwe. Ni ukuvuga ngo urahita ubona amahitamo atatu. Iya mbere arakubwira ngo channel status and features, iya kabiri banditse create a new channel, iya gatatu banditseho ngo view advanced settings. Twe turahita dukanda hano handitse create a new channel kubera ko dushaka gucreate channel ya kabiri. Turahita tuza gutya, nituhakanda barahita batwereka amazina, ahantu turi bushyire izina tuyite hano Kigali info gutya. Nirangiza hano ha kabiri barahita bakwereka hando ishoboka ko wakoresha. Hando mbibutsa ko ni akajambo kaba kariho inyuguti ya arobase cyangwa ati gaha umwihariko channel yawe. Rero hano ushobora kubona bagushyiriyeho imibare ukavuga uti ngiye imibare wenda imeze gutya sinishaka, ukayisiba. Iyo uyisibye gutya bahita bakwereka hano ko iryo zina ryafashwe. Iyo ryafashwe haza akantu gatukura, noneho ugahita uvuga uti ngiye none ukanyite Kigali info 1 ndebe ko batarifashe. Iyo usanze batararifashe ahita hazaho kano kantu kavivutse k'icyatsi. Hano turahita dukanda hano handitse create channel, hanyuma nitumara kwakanda gutya turaba ducreye YouTube channel yacu kuri email imwe kandi ari YouTube channel ya kenshi. Nkuko ubibona twamaze gucreatinga YouTube channel yacu, dore ngiyi yitwa Kigali info. Ikintu gisigaye ni ukuyisetinga. Kuyisetinga rero ni ibintu nakoze muri video zabanje nkuko nabibabwiye. Ushobora kwandika muri YouTube channel, muri YouTube yawe ukandikamo ngo gufungura YouTube channel by Gatari Fred, gufungura cyangwa se uko wafungura YouTube channel by Gatari Fred. Hano muri search warangiza ugakanda search, harahita haza amavideo. Iyi ya mbere ije ni part 1 kwereka ukuntu wafungura channel bwa mbere, noneho iyi ni part 2 yerekana ukuntu nabwo wasetinga channel yawe. Rero nimba ufunguye ya kabiri kuriya ukaba ukeneye no kumenya kuyisetinga, urareba izi video ebyiri kugira ngo zigufashe kuba wafungura ndetse ukanasetinga channel yawe. Ariko cyane cyane biraza kugusaba kureba iyi ngiyi kugira ngo iyi part 2 kugira ngo ushobore gusetinga iyi channel dukoze. Ibi byose dukoze rero niko bafungura YouTube channel ya kabiri. Nimba video igufashe, ndetse nanashimira umumama wabajije iki kibazo, yarakoze cyane kuko hari benshi gikemuriye ikibazo bari bafite. Reka duhure muri video itaha nawe wambwira icyo nzabakoreraho. Ciao ndabakunda. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Akarusho kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugezaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti.